Marca kama Kool-Aid. Siba mwatangiye kurya mama umeze neza mwatangiye gusubira mu myitozo uri kwikora papa imyitozo yagenze neza ariko nashonje cyane yawe mbega byiza yakunda umupira akora nubwo gukina bitera inzara mwana murabizi naje ukina nyuma yo kuva guhinga papa umuzi muri bafite nubwo ahitwa ariko ndashaka kubaratira story urazi mama uguze byabaye ndimo kuva ku ishuri mu nzira nyine mu nzira uva wakiye nyine abantu naciye tukava ku ishuri nagize gutyo nabonye mbona papa ku gihe uri kumwe n'umukobwa ugize ngo kanwa narakubujije ibyo narabikwiyamye kuva na kera arativugira ni muri promotion arate mama na promotion yo kuvugana ibyo mu kanwa ihari maze ranzumire naje kubabona ngiye kora mbona batangiye bakuramo n'imyenda mbona batangira gusoma ariko uvuye kuvugana ibyo mu kanwa cyana n'icy'umugore ntago cyumva uwo mushyigikira mu mafuti kubera maze kubabona ibiryo uzi urahise bakora nyuma yo gukuramo imyenda akavugana ibiryo yiba wowe do uzi urakoze mama mbaza ngo ni ibiki do bahise bakora nka bya bindi ujya ukora n'umuzamu igihe papa agiye gusenga ni ibiki ngo bitira umwana ivugira hata mwana reka nze nanaguhemba umbwire neza nanaguhemba akantu umbwire neza kwe ni ibiki papa yamariye wewe ni ibiki bajya bakora bagiye papa ni ibiki mama nkubise cyane ariko nati urazi ibintu basigaye bajya bakora ni ibiki umva nabyo birabe ni nka bya bindi njya umva papa ni nka byo njya nkorana na Setia turi gukina iby'abana ugize ngo ngongwa ki mwana yanjye wa mugore we kumvikane uteye indimu ebyiri nako ushaka undi mwana banza utakiri uwanjye reka ngusige ku meza n'umuhungu wawe amusore papa nawe mama ntabwo mbikoze kugira ngo mbateranye mbikoze kugira ngo mbibutse ko uwububa abonwa ugize ngo kandi mbibutsa yuko kumusoro kwiza ni ukwikosora mwebwe ubwanjye kuko ibyo nkora mbibonera kuri mwe yesu